dutekereza imbaraga z'Imana ariko aha kabaye kuba hari igiseke uko umuntu atekereje Imana akarambura ikiganza uko umuntu atekereje imbaraga z'Imana uko umuntu atekereje kugira neza kw'Imana akarambura ikiganza uko beze utukora tumubikure hano umuntu yumva ko atanga tuwatashe ntacyo twazica munyemerere nakira abakozi b'Imana baje twasoje kwakira abandi umuntu wese waje ndabona harimo abashumba harimo n'abandi umuntu wese waje nyuma twasoje kwakira abandi turamwakiriye Imana y'ijuru none ukindagira ngo tuze kwinjira mu gitaramo umuvugabutumwa ariko igitaramo kuri yatanga ikintu bisa nacyo tike yiwe yahindukiye kugira ngo dutarame gusa niba sima karibu umukozi w'Imana tuganire yawe Imana ishimwe yuko muri Arizona hari abantu benshi kandi bishigara bakunda abashyitsi uriya mugabo nkomeze ndamukunda uhereye igihe nageze hano numvise yuko yaje hano umugabo witwa umusore witwa Mvuga akora urugendo aragenda ankura ahantu muri cyangwa kandi cyangwa naho ni harehare kandi byari mu rwego rw'ubuvuzi hariya ariko sinekure uyu mugabo mwene data byagataha ni umusore ufite ishyaka ry'Imana kandi ari mu gusoma ijambo ry'Imana akanasenga hari umuntu uvuga amagambo ariko hakaba n'umuntu uvuga ibimurimo komezi ahanye abantu Imana ishimwe yuko abantu n'abandi basigaye uko bazakurikira cyane kuko hari abantu bakomeye mu nzego zose twavuze uyu muhanda wagize umugisha nungu muhanda wakubaho n'imvura bamukuvuga neza muri Arizona muhari gutaranga ndanezerewe none gakomezi mureke iyi muhanda yageze wese faranga kurusha abandi noneho abishimiye kuza kwiwe ndabashimiye kuko mwaduteguye naje ndaza gutanga 50 kugira ngo agende akambara kugira tugiye gusoma ijambo ry'Imana yambaye minite 15 ariko ndasamburangije niba ari iyi 11 cyane duhe Imana icyubahiro haleluya soma ijambo ry'Imana hanyuma ubugingo bw'abantu kuri ya magambo meza umugaragu w'Imana arangije kutubwiriza mwongere muyumve Imana ishimwe yuko Frank yaje iwacu muri Arizona iyo umuntu afite ibintu meza azaza mu gihugu cyanyu bigatuma bagishima baza ngo shehe muri Arizona kandi ni umusore narigeze mbona twegeranye kuri YouTube none nagize ibara cyo kubona bwa bundi naje ku kivomo twegeranye ni ubwo bwa mbere n'ubundi umusore bazurimbisha Imana ishimwe dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu isura ya 3 no ku ivensi ya 7
ndamagenda tugere mu gitabo cy'Abefeso abantu muri azana kubera ko umuntu abadakoma kunyisata bamuvuga bimwe n'abakaburi ibindi murangwa mu mfasha musome vuba kugira ngo dukore yamwe iyo gatatu umurongo wa karindwi kugeza mu kwicumi Yes, Abefeso 3 umurongo wa karindwi kugeza ku wa 10. Nanje nahindutse umubwiriza warwo nk'uko impano iri y'ubuntu bw'Imana iyo naheshejwe n'imbaraga zayo zinkoreramo. Umurongo wa 8 nubwo noroheje cyane hanyuma y'abera bose nahereye ubwo buntu kugira ngo mbwirize abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka. Jijure bose ngo bamenye uburyo iby'ubwiru bikwiriye kugenda ari bwo bwahishwe n'Imana yaremye zose uhereye kera kose. Umurongo wa 10 kugira ngo muri iki gihe abatware n'abafite ubushobozi bwo mu ijuru mu buryo bw'umwuka bamenyeshwe n'itorero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi. Amen. Bamenyeshwe n'itorero abo ni bantu ubu nyine tuvuga tuba duprokarama dutangaza tunetraliza force abaprensi ibikomangoma ibyegera byo mu isi y'umwuka niba tubihambiriye. Haleluya. Ariko mu buryo bw'umwuka kandi nta bandi babikora igihe tabitorera. Imana ishimwe. Hagaragara ubujiji n'ubwenge nibwo gusaba n'urwanda iyo ubwenge buserutse ibintu bitoje impaka umucyo n'umwijima ntibitoje impaka. Haleluya. Uko umwuka wakandagiye umwijima uzisenda place kandi umwuka yatanze izo mpano ku itorero kugira ngo abitorero ariyo bacishura bigishe imyuka mibi yanga mu kirere bayigisha ubwenge mu buryo bwose. Ngiye kuvuga ubwenge mu buryo bwose. Haleluya. Ubwenge mu buryo bwose burimo ubwenge bwo koroha, ubwenge mu buryo bwose burimo ubwenge bwo guca bugufi. Kandi guca bugufi nera kuvuga si ukugira gute umubiri. Guca bugufi ni imico y'ubukana bw'umuntu wacu wa kera. Imerwa ni imico y'umuntu wacu gusha kandi byo ntibiba hirya ntibiba iruhande rwacu. Iruhande rwawe umuntu wese ukuri iruhande si umwanzi wawe. Umwanzi wawe ni umuturanyi wawe. Umuturanyi wawe ntabwo ari asohoka muri wowe. Umuturanyi wawe ni wowe wakera. Wewe wakera ni uzi ukujene yakujene ugatunga intoki abakwicaye iruhande. Abakwicaye iruhande bo baguheza chance kuzakwera imbuto gusa imyitwarire mibi no kubangama kw'abandi batari wowe kibotuma ukorogana n'Imana. Ikizagitera umuntu ukorogana n'Imana ni kamere yawe. Kamere zinuka umuntu akagira umuhango utabari iruhande rwe. Kandi cyane cyane kamere y'izimina umuntu izimumina iyo ihagaraze mu magambo atari amagambo y'umwuka. Amagambo y'umwuka ni ubwoko bw'ubwenge bw'umuntu musha. Pawulo yaravuze ngo mu muntu wanje ngo muri nje ngo nta cyiza kibamo. Mu muntu wacu wa kera ni futi puranize n'imigambi ye n'ubwenge bwe ni impaka kandi aza kumakora amazi ibintu. Ariko umuntu usa n'Imana ni umuntu musha. Haleluya. Iyo umuntu musha
kote z'abafite imishinya, bagatwara kote zamerewe neza, bagatwara ibihohotera ndetse n'ibigoryi. Abandi bovyihanganira ngeze abahungu babaye bagize umwuka. Imwe mu mpamvu ituma abantu batera imbuto nuko imbuto ari ubuzima bwubahiriza Imana, kandi ubuzima bwanjye ni ikibisa gisho gutuma Imana yubahiriza. Haleluya. Dutangare Imana cyubahiriza. Haleluya. Ubwenge ntibuhinyuka, kandi ubwenge ni ubuzima. Iyo umuntu ageze mu nzira yawe, nk'iyo umuntu ageze ahantu heza, ahantu heza hagenda haguhura gusa, hagenda haguhura gusa. Umuntu wese wakiriye ubwenge aba yakiriye. Ndabashimira ubwoko bw'Imana bwateranye, kandi ndabashimira abitabiriye. Mwuka w'Imana muze mwitabira, tugume dutaramira abasore bacu aho baririmba, dutaramira aho basenga, dutaramira abavugabutumwa. Hari ikindi kiza mu gutaramira, nta kindi kiza kimara abantu umujinya. Yesu niwe uza wugurura abantu barakaye, ukumva abantu batabicara bose uravuga ngo ruruzi. Tugende mu bundi bwenge, bwa bwenge bwiza buzaburakaza umuntu. Ubundi kurakara ni muri fenomene y'ubwoko bw'ubwenge. Icyakora umuntu agenda amushyiraho mu gaciro k'amawazo y'abantu. Umuntu amwiriye nabi cyangwa umuntu akambeshyera ni urakara. Kandi ari byo Yesu yavuze muri serimo yiwe 5:11 mu Matayo, agiye muri seminere y'umunsi azamutegera wa mbere, arabamuzo wamuhiriwe niba abatuka bakabeshyera, bakabesha ibindi byinshi. Nta bwenge bw'ubwo burakaza ubwenge bwiza. Umuntu azarakara bitewe n'uko amukoreye ku burakari. Ariko iyo umuntu adafite uburakari, tahari bantu bogukorogera. Abantu bogukorogera niyo opportunité yo kwera imbuto. Abakurakarira ni ugushotora wewe uryamye indani. Abantu ntabwo bamuvuze nabi, banga kuvuga nabi. Abantu bagutera amabuye, uracyafite komantere yo kubakomantere ko babikoze neza. Ubundi abatubangamiye n'abatubabara. Haleluya. Ni impamvu yo kugira ngo tunezere. Tuzohora duca mu bihe bidasa. Uko guca mu bihe bidasa bivuga iki? Bishakisha ukuntu twoshima. Dushima giheke. Dushima iyo duhuye n'ibintu zadutunguye. Izatuye dutunguye. Bizabituma umuntu atoshima. Reka ntangira dogo. Abitorero mugende muhindura abandi bantu beza. Ubu nyine murasa n'abaranda impumyi, murwaje abarwayi, nimufata abantu kuboko bitewe n'uko mwebwe mufite ubwenge, kandi ufite ubwenge bw'Imana nta kintu kimugora. Ukuma nimukora hagoye kamere yanjye. Iyo kamere yanjye itangongo tawongora wimba ino none se bano bagore nabo kubyara bageni gusa aba bagabo bafitanye n'abene data ndavuga bashakanye nabo kubyara twagiye mu kanya twade hari abantu bafungura umwana wabo yabashaka taki turaba kwitana beza. Ubu nyine kiba gitera umuntu kwitegereza umuntu akabona umuntu asa nabi, ni ukurebera mu maso yawe mwabubwira. Niko Yesu yavuze, amaso mabi y'umuntu niyo azatuma umuntu abona ubundi agasa n'igiti. Yesu akaba ngo uyu muntu ararwaye, igira hino sera kandi umusengere. Turi abantu bo guhananiriza. Yabutanga buri gatatu tuze gutaha mutanga umwuka mwiza mu mwaka, kandi umuntu we ahangane na kamere nakuri guhana umwereye imbuto abone yuko abana n'abakristo. Haleluya. Iyo ni mutwongere kandi Imana tubariye abakuri uruhande ni beza.
nabi azaba bavuga gusa ngo I need help nabi yobe haleluya ngera kandi tangiye ya gatatu mubanye neza mu maso ariko cyane cyane abigisha abandi byiza bari abantu bafite ubwenge tango umunyabwenge yohangana n'umusazi amuzi ko ari muri kate yawe yasaze nuko no ndio amutimiza wao kandi usazi tutuma bandi bandi gomvira mutaka ni zishima haleluya